Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Turi mu gice cya gatatu tukiri kurebera hamwe usobanura Qur'an agomba kuba yujuje ibiki. Ibi impamvu turi kubivuga ni benshi biyisa abasesenguzi ba Qur'an babeshyera Imana n'intumwa yayo. Nkuko twabigaragaje mu masomo abiri yatambutse. Iri somo rya gatatu ndagira nuqat cyangwa se points nkoraho nkeya ngaragaza kwanza ibyo umuntu agomba kumenya mbere yuko asobanura Qur'an. Icyambere ubundi tafsir niki? Iyo bavuga tafsir, hari abantu bavuga ati nta umuntu ufite ya tafsiri y'ikinyarwanda. Iriya bayita tarjama. Nuvuga ngo bira no gusobanura icyarabu umuntu ashyira mu kinyarwanda. Tafsir ni ibintu bigari. Urugero hari tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah. Ifite volume zigera ku 8. Niyo yingiye hanga mubona ibanza hano. Volume zigera ku 8 wibaze zisobanura Qur'an yingiye ubona. Hari tafsiri ya Ibn Jarir al-Tabari. Volume zirenga 10. Hari tafsiri ya Al-Qurtubi volume zirenga 20. Hari tafsiri ya Adwa'u al-Bayan volume nazo zigera nko ku 8 niyo taban mfita ngaha. Hari tafsiri ya Imam Shawkani Fathul Qadir. Bibari ibintu bigariro tafsir no gusobanura Qur'an kwa upano no kubana ukwagura hazamo byinshi. Tarjama rero nko kumuntu yavuga aya kayishyira mu kinyarwanda byo biratandukanye. Tafsir ubundi ni iki mu rurimi rw'icyarabu? At-tafsir fi al-lugha al-idah wal-bayan. Ubundi tafsiri mu rurimi rw'icyarabu iryo jambo risobanuye gusobanura ikintu no kugaragaza ukuri kwacyo. Idah ikintu kugisobanura kikumvikana, wal bayan ukagaragaza n'ibisobanuro byacyo kikumvikana. Hanyuma noneho muri istilah cyangwa se muri sharia y'Islam tafsiri bisobanuye ilmun yu'rafu bihi maani kalami Allah ta'ala bihasabi at-taqati al-bashariyah. Ubundi bisobanuro bya tafsiri abamenyi bavuze byinshi ariko iki ni kimwe mfashe muri byo. Nuvuga ngo tafsir nubumenyi butuma tubasha kumenya ibisobanuro by'amagambo ya Allah ya Qur'an hagendeye ku bushobozi n'ubusesenguzi bw'usobanura. Kubera ko nta washobora gusobanura Qur'an nk'ukwiri ntawe. Kuko Qur'an ibisobanuro byayo birahambaye ku rwego ruhambaye. Abasobanura bose basobanura bigenanye n'imbaraga za kimuntu ariko Qur'an irahanitse. Qur'an yo irahanitse abayisilamu. Iyo ni point ya mbere nagira ngo mvuge. Point ya kabiri muri iri somo ni ahsanu turuq at-tafasir. Ubundi hari inzira nziza ahsanu turuq at-tafsir, inzira nziza zo gusobanura Qur'an. Abasobanura Qur'an n'abashaka gusesengura Qur'an mwumve bino bintu mu bimenye. Inzira ya mbere asahhu turuq at-tafsir, inzira iruta izindi zose mu gusobanura Qur'an ni inzira yitwa an yufassara al-Qur'an bil-Qur'an. Nuko Qur'an igomba gusobanurwa na Qur'an ubwayo. Aya zigomba gusobanurana hagati yazo. Aya zigomba gusobanurana hagati yazo. Urugero natanga alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mukuri babandi bemeye hanyuma ntibambi kukwemera kwaba mahugu. Abo ngabo nibo bafite umutekano, ni nabo Allah yayoboye. Iyi aya imaze kumanuka abaswahaba bayarabacanze cyane. Baravuga batari ko se ya Rasulullah muri twe ninde utihuguza. Kwi ayi garagaza ko kugira ngo umuntu abone security y'Imana, umutekano w'Imana no kuyoboka ari uko agomba kuba yaremeye ntakora amahugu. Twese ayuna la yadhlim nafsa, ninde muri twe utihuguza. Intumwa y'Imana iravuga ati alam taqra'u qawlahu ta'ala fi ala lisani ar-rajul as-salih wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان رجل صالح يرى مغاو ميز كوري بكربه بجيزا. ese ntimurasomye aya y'uyu mugabo Luqman Imana yavuze muri Qur'an. Ubwo yagiriye inama umwana waramubwiye ati ya bunayya mwana wanjye la tushrik billah, ntukabangikanye Imana, inna shirka la dhulmun azim. Kubera ko kubangikanya Allah n'amahugu ahambaye cyane. Iyi aya yahise isobanurira iriya yindi iboneka muri suratul An'am. Niba ntibeshye iriya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ariya mahugu yavuzwe hariya kuri bamwe bemeye ntibayambike ukwemera kwabo yasobanuye muri suratul Luqman ariyo mahugu ya shirki. Bityo rero inzira ya mbere iruta izindi mu gusobanura Qur'an ni tafsirul Qur'ani bil Qur'an, no gusobanura Qur'an kuri Qur'an ubwayo. Iyo rero niyo nzira ya mbere. Abasobanura Qur'an mubanze mwumve ibi. Bityo rero wasobanuraga COVID-19 ayitiranya ngo iri muri suratul Mudaththir yari kutuzanira izindi aya zibishimangira ko ariyo, ariko nta nimwe yazanye. Cyo ni cyambere.
inzira ya kabiri yo gusobanura Qur'an ni tafsirul Qur'an bis-sunnah, no gusobanura Qur'an ugendeye kuri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. turi kumwe bayisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an urugero yaravuze ati wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, munitegure kuri bo, mwitegure mukora imyiteguro kuri bo bigendanye n'ubushobozi bwanyu mufite n'imbaraga zanyu. Intumwa y'Imana yasobanuye izo mbaraga zavuzwe muri iyi aya ko ari ala innal quwwata ar-ramyu, icyari kigamijwe mu mbaraga ni imbaraga zo gufora no kurasa imyambi. Muri jihad zabagaho kugiye kinwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bitandukanye n'uburyo bakhawariji bifashisha aya mu kuzana zino jihad zo kwicinjira karengana. Iyo nayo ni point ngomba kuyikoraho ko sinayisiga. Al-muhim imbaraga zavuzwe muri aya zo kwitegura mu kurwana ni imbaraga zo kurasa igihe habayeho jihad ariko yubahirijwe ibisabwa, ntabwo ari ibi byo kwica abantu no kubita amabombe byo kwica abantu b'inzira karengana. Al-muhim ro tafsir ubwoko bwa kabiri niye no gusobanura Qur'an wifashishije sunna, kubera ko as-sunna sharihatun lil-Qur'an, sunna nizo zaje gusobanura Qur'an. Utaziro sunna ntabwo yapfa gusobanura Qur'an mu gihe atazizi. Hari ibintu byaje byinshi muri Qur'an udashobora kumenya icyo bisobanuye keretse ugiye muri sunna. Urugero Imana yaratubwiye ati aqimus sala musari, ntitwigeze tubwirwa raka muri Qur'an ntazo, ntitwigeze tubwirwa umubare muri Qur'an w'isala dusari ntawo. Ugiye muri sunna niho uzasanga umubare, niho uzasanga raka, niho uzasanga ibiki, niho uzasanga adhana, niho uzasanga iqama. Ibyo byose nta biri muri Qur'an. Imana yaratubwiye ati walillahi ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila, mugende mukore hijja. Ariko ntabwo hijja yigize ivuga uburyo ikorwa muri Qur'an, yose akantu kukandi. Iyo ugiye muri sunna khudhu anni manasikakum litakhudhu anni manasikakum, ni munkopereho ngewe ibyo mukora muri hijja. Mtume niwe twigaho hijja yayikoze gute? Hadithi ya Jabir ni ndende cyane muri Bulugh al-Maram, iri no muri al-Muharrar fi al-Hadith, ni hadithi ifite page enye isobanura hijja yose ya Mtume yose kuva aho yatangiriye kugeza arangije. Murabona ko sunna nizo zisobanura iki? Qur'an. Hari andi mategeko ari muri sunna atarigeze aza no muri Qur'ani. Urugero twavuga ni nk'itegeko rijyanye no kugira gute no konsa umwana inshuro 5 nibirebire, ariko ibi byasaba amategeko menshi no gusobanura cyane. Al-muhim icya kabiri mu gusobanura Qur'an nuko Qur'ani tugomba kuyisobanura twifashishije sunna. Icya gatatu mu gusobanura Qur'ani bayisilamu tugomba gusobanukirwa nicyo bita ijtihadus sahaba wastinbatatihim, ijtihad z'abaswaba n'ubuhanga bwabo n'ubusesenguzi bwabo n'ubucukumbuzi bwabo nibwo twifashisha mu gusobanukirwa Qur'an. Inzira ya kane ni tafsiru tabi'in, uburyo abakurikiye abaswaba abanyeshuri b'abaswaba bo bita tabi'in uburyo basobanuye Qur'an. Inzira ya gatanu ni ahlul kitabi alladhina aslamu, ni babandi bahawe igitabo bamwe babaye abayisilamu kugiye cya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nko bitaga Abdullah ibn Salam, nko bitaga Ka'b al-Ahbar, nko bitaga Wahb ibn Munabbih, nko bitaga Abdul Malik ibn Jurayj. Aba ni bamwe mu bari bahawe igitabo Abakristo n'Abayahudi binjiye idini, bari bafite amateka cyane y'Ubukristo n'Ubuyahudi, bityo nabo hari ubumenyi bungu y'abaswaba cyane mu gusobanura Qur'an kuko bari bazi Tawrat cyane bazi na Injili. Ibi byose nibyo tugomba kwifashisha mu gusobanura Qur'an bayisilamu. Hanyuma iyindi point nigendanye na asharul mufassirin, usobanura Qur'an agomba kuba zikwanza abaswaba bari abahanga n'abaswaba bavuze muri tafsiri cyane, ukanabifashisha mu gusobanura. Abarusha abandi kwanza harawo bita al-mukthiruna, abasobanuye cyane kuruta abandi baswaba, aribo nko bita Ibn Abbas, uwo ni nawe musobanuzi w'iyi umma. Intumwa y'Imana yamwise tarjumanul Qur'an, umusobanuzi wa Qur'an. Irongera imwita bahrul umma, inyanja ya umma kubera ubumenyi bwe. Irongera imwita hibrul umma, ink cyangwa se ubyite wino ya umma. Yari umuhanga cyane kubera idua Mtume yamusabiye, yari umwana muto cyane. Harimo Ali ibn Abi Talib, harimo Ibn Mas'ud, harimo Ubay ibn Ka'b. Abo ni abaswaba basobanuye cyane Qur'an kurusha abandi. Abo rero ugomba kumenya uburyo bagiye basobanura aya.